bigomba guhinduka akumenya fe umwicaye cy'umusirimu we ase ni umusirimu n'umuntu umeze gute nyine umuntu usirimu usobanutse ariko rero ngo mu makuru agenda atanga yimena inda cyangwa avuga amabanga ye noneho akavuga ati se umuntu ni umusirimu ugasanga yicaye muri resitora muregeranye rwose cyane ukumva ngo aro nguri heza nari hano mu karesitora narikirishije akagari ka 2.5 n'agacyayi ka 50 uratanga izo message z'inshuti y'Imana amadetayi nayiki umusirimu unawumenye ibintu byo kabyibikira cyane ariko n'abantu baba batuye i Kigali none n'abandi baba batuye mu ntara ariko ari bene wabo n'ubundi birumvikana cyane bakaza kubasura pe abo mu ntara bakaza i Kigali ariko yosanga umuntu aje kihagarara ngo yasobanutse we noneho nabwetserera batazanshishamo ijisho ariko mu gihe hageze vuga uti hari nasobanukiye muri runo rugo telekomande ko ntazi kwikoresha bayikoresha gute bakakwereka bahere kuri buto ya mbere bakwita kagase ukanda hano ugacana televiziyo ukagira hano ukagabanya volume hano ugakanda na mashene yose ugahitamo ukaza guselecting iyo shene ugakanda hagati bikajyamo ukareba umupira cyangwa ukareba amakuru cyane abimenye ariko rero atabikubwira uri i Kigali bibwirize ubimusanira ati babigusaba pe nawe umusirimure abibone niba tuwareta atamenyereye yamenye y'igitara ibiti bibiri bikakagiro kimwe gitigita nimba yageze hano mufite ubwiherero bwo mu nzu mumwigezwa gukoresha we aravuga ati sinakwiye kwituma mu nzu no ubwo ati niko bigenda hano ino niko tubikora uretira mu nzu nta kibazo ubundi wamara kwiherera ugaflashinga kanda hano hanya hakanda asobanukirwe pe kuko rero uzasanga natabikora uzahita umunenga ngo urana umuturage kandi ko yari umuturage pe ariko uyu musaba ko ntabwo yamusobanuriye ni ikibazo kandi noneho abantu bihagara ugasanga nawe ntiyabigusobanuriye yego akakubaza ati wari ugiye gutaha hamaze iminsi i Kigali ugiye kwisubirira iwanyu ese utabona munsi yego ndataye munsi wakoze dushe se dushe nabonye nta hantu yangiritse ariko nyine ntabwo wakoze dushe na munsi nta nakoze nose uvuye namve kwitera utuzi gukaraba si byose nyine nkubwira uraza gutaha no munsi hajya ndataha munsi okay ariko neza ko ufatire lunch hano oya ngiye mfatiye saa 9 ndabankatishirije ndagenda niya saa 9 agenda utariye koko mana ubwo se ko ubagera saa 9 oya gufata warungiye nyine iyo ndi bufate nafatiye saa 9 nyine ntabwo nayo nkubwiye urafatira lunch hano nyine ndafungura ko manywa yarira hano ndayarya urumva ntabwo yemewe kirimo kumubwira cyane dusobanurane kugira twese tubaneho neza kandi noneho bwa busirimu bwacu natwe tubukomeza ariko n'abandi nabo tubarengera tutanabibagiye ngo tubasige inyuma kuko ejo wajya mu cyaro nawe bikakubaho cyane yakubwira ati turi n'ijerekani ugatanya ngo harya ngo iki ni ikibindi ugatangira ukarigira nawe bikakubaho cyane dufashe ntawamenya ibi rwose bihinduke rwose bigomba guhinduka